Ndabasuhuje mwese kandi mbahaye n'ikaze kuri The Choice Line TV. Njyewe nitwa JC. Hari inkuru hanze aha iri kugenda itwitinga ku mastati n'ahandi hantu hatandukanye. Abantu benshi bakomeje kugenda batera comment ati ibi bintu ntago bikwiye, abandi bati ni ibintu bisanzwe. Ati abanyarwanda bakunda gasemboye cyane, kugeza nubwo hari inkuru ndibuze kubabwira yakomeje kugenda isetsa abantu benshi cyane. Ni impanuka yabereye mu karere ka Musanze, ubwo ikamyo itwara inzoga za Bralirwa yazaga kugwa bitewe n'umunyegare yari iri guha inzira. Iyi kamyo yaje kugwa maze inzoga zirameneka, koko abaturage baraziyora barazisahura. Abaturage baraza amavide ndetse n'amakese barazipakurura barazividura, izindi bazitwara mu ntoki. Ni mu gihe mu by'ukuri abayobozi benshi bakomeje kugenda babivugaho bati ibi bintu ntibikwiye ku munyarwanda gutabarana byavuyemo gusahurana. Abantu benshi bakomeje kugenda babivuga bati ibi bintu rwose bikwiye gucika. Ati uyu muco usibye no kuba ari ubujura cyangwa se ari ubusahura, ni n'icyaha gihanwa n'amategeko. Nakomeje rero kubona yuko iyi kamyo ubwo yavaga mu karere, yavaga mu burengerazuba yerekeza i Kigali, yaje gukora impanuka maze inzoga yari itwaye zose zirameneka. Ni imodoka rero yari mu bwoko bw'amakamyo nyine aya ngaya agenda akururana. Yes, aya makamyo agenda akururana ya Actros, ubwo yabererekeraga umunyegare maze ipata cyangwa se urugi rw'urukuta rumwe rukaza gufunguka, maze bigahurirana yuko yakataga ikoni. Yakata ikoni rero urugi rufungutse, amakesi yose kabisa arameneka. Ndabona abaturage ahangaha baje barazisahura, abandi bazitwara mu ntoki. Inkuru rero yakomeje kugenda isetsa abantu na tweeting hirya no hino. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa w'umunyeshuri yari yigiriye kwiga, maze abona abandi bari kugenda basahura inzoga, abandi baziterurana. Waravuga ati ibi ntago nabyihanganira nanjye. Agira atya ati kwiga byo nzaba njya yejo, maze afata agakapu kiwe maze yishyiriramo amavide, aratsindagira neza kweri hahandi agakapu yagashwetse amavide, ayandi ayatwara mu ntoki. Aragira ati njyewe nzajya kwiga ejo, reka mbanze nanjye njye gufata ka breakfast. Hey, iyi nkuru rero yakomeje kugenda kwirakwira hirya no hino bagira bati ibi bintu mu muco nyarwanda ntago ari byo, abantu aho gutabarana ahubwo barasahurana. Ati ni ibisanzwe ikamyo cyangwa izi modoka zitwara inzoga za Bralirwa iyo zikoze accident cyangwa impanuka ntawe uzitabara ahubwo urazisahura. Abantu benshi rero bakomeje bagira bati ibi bintu ntibikwiye mu muco nyarwanda, umuco wo gutabarana wubahwe kandi ugumeho. Ni mu gihe izi kamyo ahantu hose zikoze impanuka, aho kugira ngo umuntu atabaze polisi cyangwa afashe abandi baturage kuba bazisubizamo, ahubwo barazisahura bakazisahuranwa, bakazirukankana ubashije kugira icyo afata n'icyo. Nakomeje kubona rero bavuga bati usibye no gusahurana ibi bintu ntago ari byo, kuko bishobora no kukwica, cyane yuko izi nzoga iyo zamaze gukomereka cyangwa se zangiritse ushobora kuzinywa, cyangwa iri vide rishobora kuba ryakujya mu nda cyangwa hagira akantu kajya mu nda bitewe n'uko uyinyweye yamaze no kumeneka. Ni mu gihe rero abayobozi bakomeje kugenda banenga abaturage bagaragaje uyu muco wo kudatabarana ahubwo bagasahura izi nzoga. Ni ibisanzwe yuko rero abaturage iyo babonye imodoka zitwaye izi nzoga za Bralirwa ziguye cyangwa ikoze accident, ikintu cya mbere bihutira ni ugukoramo izo babashije gutwara. Ngibyo biri kugenda bivugwa hirya no hino ku mihanda itandukanye. Njyewe nitwa JC, uri kuri The Choice Line TV. Kora subscribe ndetse ukande share, like, uduhe comment y'igitekerezo twakora cyangwa twavugaho ubutaha. Njyewe nitwa JC nk'ibisanzwe.